Hey guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Handa ugarutse. Ubu noneho ikintu kinzanye kano kanya, nje kukwereka noneho uburyo wahindura location ya YouTube channel yawe. Ejo naberetse uburyo twafunguye YouTube channel nyine ihemba kandi ukayifungura neza. Mbabwira ko mu gice cya kabiri nzababwira uburyo uza noneho wafungura location yawe hanze muri iyo account ubu twafunguye. Kanze tuze tubikurikirane turebe ngo bimeze gute. Aho icyo ngusaba kora subscribe, ukore like, comment. None kanze mbereke ya YouTube noneho sasa ukuntu imeze. Nibereke uburyo imeze. Twafunguye. Bereke uko imeze ubundi. Ndabona atari irimo reka mbanze abure dufungura. Tuyifungure dutegereze gatoya. Tegereze bigiye irimo irafunguka. Dore ngiyi yacamo twafunguye ejo murabyibuka. Dore ni twafunguye yitwaga gutya. Abatari muhari muze kureba na part 1 mube ko babikora mu gihe utabizi. Kano kanya kinza ngiye kubereka uburyo noneho wahindura location yayo. Urahita uza kuri Chrome bisa urabanza usibe iyi application ya YouTube Studio. Iyi ngiyi ifite ntabwo byakunda guhindura location muri telefone. Kiretse ufite computer nibwo byakunda. Ubundi uhita uza uyisibe nyine. Uyisibe birangire. Ubundi uhita uza wigire kuri Chrome. Kuri Chrome wandikemo YouTube Studio. Ahangaha nyine uraza muri Chrome bisanzwe cyangwa indi browser ukoresha. Gusa nyine wakoresha Chrome niyo nziza. YouTube Studio. Akantu hano iyo umaze kwandika muri YouTube Studio, ujya kuri turiya tudomo dutatu two hejuru, ugahitamo handitse desktop site, akazamo akavi. Yewe nuko akavi karimo nyine. Murahabona hano aho kavi urabona ko karimo. Nawe kazagomba kuba karimo kugira ngo ibize gukunda. Iyo katarimo ntabwo byakunda. Nurangiza uhite yikandaho nyine YouTube Studio hari ubona byanditse. Tegereze gatoya. Mwibutsa ko nyine utarakora subscribe. Kora subscribe, ibintu byinshi birimo biragucika byiza bikenewe. Hano byamaze gufunguka ariko dusanzemo YouTube channel nyine itari yindi twafunguye. Tugiye kuba ariyo dushyiramo. Reba hano hejuru hari agafoto mu nguni hejuru yabona abantu ubwabo babiri nyine. Dore ngaha hano nzinze akantu k'akazeru. Hano niho uri bukande kugira ngo uhindure account. Utegereze tukanda hano handitse switch account. Switch account mo murahabona. Urangiza ukandeho. Uzitegereze ubwo witonze gatoya tuzamure. Iyo ya account wagize iri muri ntuza muri telefone cyangwa muri machine, iyo account itayizana hano hasi uhita ubibona nyine. Reka nze nyibafungurire mubirebe. Tegereze gatoya. Iyo twafunguye bahitaga Left Handa rwa. Reka nze nyibereke. Iyo twafunguye. Sari gato hafungutse bitari byo. Reka nze mbereke iyo nyayo twayafunguye nyayo. Ntago ariyo, reka nze mbereke iya nyayo twongere tuyifungure. Kanze igiye kuzamo. Dore yafungutse sasa.
sasa noneho urabona ko twageze muri channel yacu. Iyo ari ubwa mbere bahita ngo welcome to YouTube studio, urabona bahita wikandira hano continue. Continue murimo murahabona uhakande, nurangiza urabona ko channel yacu yaje. Nta video n'imwe twari twashyiraho murabibona. Urangiza urahita wigira hano hasi hano handitse setting. Setting muri kuhabona, dore ngaha uhita ukandaho, ukande utegereze. Hano bazajya baguhembera mu madolari, aho ntarebe, nta madolari hano, nta kindi uhinduraho. Nurangiza uhita uza hano kwa kabiri, hano ha kabiri handitse ngo channel aba ariho ukanda. Hano numara kuhakanda uraza hano hambere bakubwira ngo country of your residence, igihugu channel yawe nyine ibaruyemo. Ni hano nicyo nyine uzi buze gushyiramo. Hano uraza ugiselecting, ubwo twe turishyiriramo United States nyine, kuko niho dushaka ko YouTube channel yacu ibaruye kugira ngo ijye ihembwa. Urangiza uzamure twishakiremo United States cyangwa ikindi gihugu ushaka ariko YouTube channel ihembamo. United States ngiyo twayibonye, duhita twigira hano kuri noza, kuri gatoya, kuri keyword. Hano wandikamo nyine amagambo bazajya basacinga nyine bakakubona, cyangwa iyo abandi ba content creator bakora ibintu bisa nk'ibyawe nyine, kugira ngo nibajya basacinga rimwe na rimwe hagiye bahazamo na channel yawe. Yego, natwe utuntu two turagufasha nyine. Hano urabyandikamo, ariko ntabwo ari ingingo nyamukuru y'uyu munsi, ariko ibi ntabwo ari ngombwa. Gusa icyari turajinga no guhindura location, turayihinduye. Tugiye hano umuntu uza muri advanced setting, nawe dukandeho audience. Ibi ntabwo tubigize, ntabwo ari ngombwa kano kanya, ibyo twari dukeneye location. Niturangiza duhite hano biraba bishoje nyine ibyacu, ibyo byatuzanye uyu munsi. Duhita tuza hano twizira hano hasi, hano naho kuri feature eligibility ndabona nta kintu dukeneye kujya gushyiramo. Tuza dukanda hano save uhita uyikandaho, bibe birarangiye. Setting save dorana ko babikweretse hano, babikwereka ujye umenya ko birangiye nyine. Nurangiza wongere ugarukira hano kuri setting, wongere turebe ko ibintu cya gihugu cyacu kirimo nyine. Hano bya bindi bya mbere nta kibazo, igihugu cyacu ni United States kirimo, murimo murabibona. Hano biba byarangiye, hano nta kiba gisigaye, ibintu biba byabaye. Hano nta kintu gisigaye. Wowe rero utarakora subscribe, ndakubwira ko icyo ari cyo gihe kujya gukora subscribe, kuko mbafitiye ibyiza byinshi muri iyi minsi. Mbafitiye ibyiza byinshi, kandi mu gihe cyose urebye video ukabona iragushimishije, ujye ukora like, muri comment wandikamo ikintu nazagukorera ubutaha. Urabona ko ibintu byacu byarangiye. Hano ikintu gisigaye cyonyine ni ukongera ukagaruramo ya YouTube studio yawe uyidownloadinze. Ni ukugenda ukayidownloadinga bisanzwe kuri Play Store, ikongera ikagaruka, noneho ukazajya uyikoraho utuntu twawe. Gusa nyine impamvu twayikuyemo ni uko ntabwo
YouTube studio yafunguka kuri Chrome iriya iri muri telefone hagiye ihita ifungukira muri iriya kandi muri iriya ntabwo byakunda. Rero iyo YouTube channel mfunguye niyo nzajya ngenda mbigishirizaho utuntu twose tujyanye n'uburyo wa promotinga YouTube channel yawe, uburyo wagira ibintu byose nyine bikenewe kuri YouTube zawe. Rero kora subscribe, video zo ntakagaruka. Ciao ciao, ibihe byose tuzabana, ndahari igihe kirekire.